Ibaze ubyutse mu gitondo ugasanga umuco w'igihugu cyawe wahindutse, mu gihe hari umuryango wagize ibyago wabuze uwawo, mu cyimbo cyo kugira ngo amushyingure aruhukire mu mahoro, ahubwo umubiri we ukazanwa ku mafunguro kandi mukaba muri busangirire hamwe, ukaba uri buryeho kugira ngo uwapfuye urukundo rwe ruzabagume mu maraso, muzagume mubana nawe umwuka we uzahora ubatemberamo. Uyu munsi hari ubwoko kuri iyi si bwirira uwabo wapfuye kugira ngo umwuka we cyangwa se roho ye izagumane nabo mpaka, aho kugira ngo bamutabe mu gitaka. Aba bitwa Yanomami. Nyemera tugaruka ku buzima bwabo butangaje no ku mibereho yabo igoranye cyane ariko nanone iteye ubwoba, kugeza n'aho umuntu wabo apfa cyangwa yitaye Imana bakamushyira ku ifunguro rya saa sita bakamurya. Nge tugiye kubana unyita Mr. Aizo, umugaragu w'ibyegeranyo ugezwaho. Nyamuneka niba koko kunze ibikuye muri iyi video yihe like, aho uri hose muhaye ikaze. Ese Yanomami ni bantu ki? Yanomami ni ubwoko bumaze kuba ikimenya bose hano ku isi kubera imibereho yabo itangaje. Mu gihe isi yihuta cyane mu iterambere, ababo ntibakeneye kumenya niba habaho interinete, nta telefone, nta by'amazi meza, nta mazu manini yo kubamo igihe kirekire bagira, ibaze ko batajya banambara imyenda. Ababo ubuzima babaho ni nk'ubw'abantu babagaho imyaka ibihumbi n'ibihumbagizi ishize. Yanomami bibera mu ishyamba ry'inzitane riteye ubwoba cyane rya Amazone, ishyamba ritavugaho rumwe ku bumara n'inyamaswa ziteye ubwoba cyane, hagati ya Brazil ndetse na Venezuela. Iki ni igice cy'ishyamba rifunganye cyane, cyuzuyemo ibiti birebire, imigezi minini kandi migari cyane, ndetse n'inyamaswa zitandukanye n'ibimera by'amoko atabarika. Nubwo isi yateye imbere cyane, aba Yanomami bo bakomeje kwiberaho nk'abakurambere babo babayeho mu binyejana byinshi bishize. Kuri bo ishyamba si ahantu ho gutura gusa, ahubwo ni isoko y'ubuzima n'imibereho yabo ya buri munsi. Yanomami kandi ntibajya bahura n'ikibazo cy'inzara, kuko aho ibiribwa babikura baba bahazi, ndetse n'aho imbuto bazikura baba bahazi, yaba mu bihe by'imvura cyangwa iby'impeshyi. Gusa ikintu gitangaza abantu benshi cyane ni uburyo bubaka amazu yabo yo kubamo. Mu gihe twebwe mu mibereho yacu ya buri munsi usanga buri muryango wifitiye inzu yawo yo kubamo, Yanomami bo si uko bakora, kuko bo bubaka inzu imwe gusa, bivuze ko bubakira rimwe. Yanomami bubaka inzu imwe gusa. Iyi nzu yabo yitwa shabono, ni inzu ibikoze uruziga runini cyane, bubaka bameze nk'abari kubaka korotire y'ubutaka bemeje ko bagiye guturaho. Ni inzu iri mu ruziga cercle, bamara kuyubaka hagati bagasigamo umwanya munini cyane. Iki kibuga basigamo rero cyangwa se uyu mwanya aba ari wo mutima w'umudugudu. Aha niho wakitaho bibera, niho abana bakinira, bakahabigishiriza kurasa ndetse no kumasha. Kandi aha ni ahantu h'ingenzi cyane, kuko Yanomami niwe ikorera inama, niwe ikorera imigenzo yose. Bivuze ko iyi ngiyi ari arena ya Yanomami tribe. Kubaka iyi nzu kandi nibiba byoroshye, kuko buri muturage aba asabwa kuzana amashami y'ibiti, amababi y'ibiti ndetse n'amababi y'imikindo, maze ubundi akaba ariyo bakoresha bubaka iyi nzu yitwa shabono. Nubwo iba yabavunnye gutya, kandi iyi shabono niba yubaka bagamije kuyibamo igihe kirekire, kuko ishyamba niwo mutungo wabo, niho bakura ibyo kurya, yaba inyamaswa, kuko batunzwe no guhiga, gutoragura imbuto mu mashyamba ndetse n'uburobyi. Bivuze ko rero nta hantu bashobora kuba igihe kirekire, kuko inyamaswa ziba zitangiye kuhashira, izindi zaratangiye kumenya ko bazihiga zigahunga. Ni nayo mpamvu aba ushobora gusanga barubatse shabono imwe, maze bakayita bakajya ahandi bakubaka iyindi, akaba ariho bibera. Ku bijyanye n'amafunguro ndetse n'imirire bya Yanomami cyangwa se ubwoko bwa Yanomami, abagabo barabyuka mu gitondo bakajya guhiga, abagore nabo bakajya gutoragura imbuto mu mashyamba, ndetse bagasarura cyangwa se bagasoroma imboga zo kuvanga n'umuhigo abagabo babo baraba bacyuye. Gusa ikintu gitangaza benshi ni ubuhanga Yanomami cyangwa se abahigi ba Yanomami bakoresha mu mihigire yabo, kuko ubu nibwo bwoko bwonyine kuri iyi si buhiga mu ijoro kandi bagacyura umuhigo. Watekereza uburyo mu ishyamba rya Amazone biba byifashe, kumva biteye ubwoba cyane. Wabizi Amazone niryo shyamba rigira inyamaswa zifite ubumara bukarishye kandi bwica vuba cyane mu masegonda. Ariko ababo hano ni iwabo, bahagize ubutaka kavukire, kuko n'ubutaka barazwe na ba sekuru na ba nyirakuruza, ko nabo bavuga ko bahisanze batazi uburyo bahageze, babona bavuka bagakura
bakagenda bimuka gusa ntibarenga ishyamba, bakarihigiramo, bakarikuriramo, bakaribamo, rikabatunga. Kuko ku mwana ukurira muri uyu muryango, kumenya aho inyamaswa iherereye akurikije ibimenyetso by'aho yaciye cyangwa se ibyo hasize ni ibintu bimworohera cyane. Kandi ubwo ku mwana w'imyaka 12 gusa aba yaratangiye kwiga kumasha, kurasa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu bijyanye n'uburyo baroba rero, aba ni abahanga cyane kuko bafite ibimera biba bifite uburozi bakoresha maze bakabijugunya mu mazi, nuko amafi agacika intege ariko ntapfe, nuko bakaba bayafatisha n'intoki. Nuko rero mu myaka mike ishize isi yatangiye kugenda ibamenyamenya gake gake, kuko abanyamakuru, abakora documentaire, abashakashatsi n'abandi bagiye batandukanye bashaka kumenya amakuru aberekeyeho batangiye kujya babasura aho baherereye muri Amazon Forest. Gusa ikintu giteye ubwoba cyane cyaje kuvumburwa n'abatari bake, nuko Yanomami iyo bagize ibyago hari uwabo wapfuye baramutwika, bamara kumutwika bagafata ivu rye bakarivanga n'amafunguro yabo, yaba ibinyobwa cyangwa se ibiribwa, barangiza bakabisangira. Bizera ko ibi ngibi bituma imbaraga, umurava n'urukundo bari bafitiye cyangwa se bari bafitiwe n'uwapfuye cyangwa se witabye Imana, umwuka we ukaguma ubatemberamo kugeza iteka ryose. Kandi bakizera ko ibi ngibi bituma badacika ku butaka burundu. Kuri wowe twabanye wakoze cyane. Njye ndi Mr. Aizo, umugaragu w'ibyegeranyo ugezwaho.